Ibi byiza ko rero dukurikiye umuntu yaratubajije ngo ese umuntu yakora imibonano mpuzabitsina n'umugore utwite, ese umugore utwite yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina? Iki ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Gukora imibonano mpuzabitsina bakahita bumva ngo byakomeretsa umwana, byakwica umwana, ngo byatuma inda ivamo, ngo byatuma umwana avuka igihe kitaragera. Ibyo byose ni ibihuha, ni amakuru abantu bagenda bumva hirya no hino. Gusa dukwiye kukumenyesha ko imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite iremewe iyo nta kindi kintu gishobora iyo nta zindi ngorane cyangwa nta bindi bibazo bishobora gutera. Tugiye kureba ahangaha rero akamaro k'imibonano mpuzabitsina, ni gute ikorwa, ni ryari ukwiye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore utwite. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, bashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kuri subscribe kanda kuri like, okay? Wibuke ko dufite channel ya YouTube yitwa Baza Muganga. Wajya kuri YouTube ugakanda kuri subscribe, kanda kuri like, ukareba n'izindi nyigisho dushiraho mu buryo burambuye. So nkuko twabivuze rero, gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore utwite ntago byangiza umwana, ntago byatuma inda ivamo iyo nta kindi kibazo umugore afite. Ahubwo ibingibi bishobora gutuma umugore yumva ameze neza. Gusa ahangaha reka dusobanure. Umwana yari mu nda muri nyababyeyi aba akikiwe n'icyo bita sac amniotique. Ni ukuvuga ni ikintu kimeze nk'ishashi, nka shashi yuzuyemo amazi. Muri ayo mazi niho umwana akuramo intungamubiri zimutunga n'ibindi. Rero usibye inyuma y'iyo sashi, iyo sac amniotique, haba hari nyababyeyi, noneho munsi ya nyababyeyi hakabaho inkondo y'umura. Iyo nkondo y'umura rero nayo ubwayo ibifunzwe na rwa rurenda ubona iyo umugore ari muri ovulation. Iyo umugore amaze gusama rurakomera cyane, rukamera nka bouchon, rugakomera cyane ku buryo ama infection, intanga z'umugabo igihe bari gukora imibonano mpuzabitsina zidashobora kwinjira, yaba ayo masoroza, haba infection n'ibindi bidashobora kwinjira ngo bijye kugera aho umwana ari, kuko umwana aba ari kure. Ibi ngibi rero birumvikana ko uyu mugore iyo atwite, umwana aba arinzwe cyane ku buryo ibyo hanze byose bidashobora kumugeraho. Ikindi ni uko nyine icyo gitsina cy'umugabo kidashobora kugera ku mwana, kuko umwana aba ari kure, aba ari hejuru, n'ahari aba ari mu mazi, ku buryo nubwo igitsina cyakora ku nkondo y'umura, umwana aba ari hejuru mu mazi muri ya sashe. Rero nta mpungenge zo kuvuga ngo wakwica umwana, watuma inda ivamo. Reka ibyo ntacyo byatwara umwana. Ahubwo icyo dukwiye kumenya ahangaha rero ku umubyeyi turabizi ko iyo atwite umubiri we wihita uhindana, isura igahita ihindana, agahinduka nyine, ugasanga nyine hari abashisha ibishishi mu maso, ibiheri mu maso, hari abagira isura nyine ukabona yahindanye nyine, babyita masque de grossesse. Usibye ibingibi, umubyeyi akora imisemburo myinshi. Iyi misemburo myinshi rero bikaba byatuma rimwe na rimwe agira depression, rimwe na rimwe akumva afite stress, akabura ibitotsi n'ibindi byinshi, akabagira umushiha, akumva ari guhumurirwa nabi, akaruka n'ibindi abantu benshi bazi. Ibi rero bituma ababyeyi benshi bagira ikibazo, bakitakariza icyizere. Igihe rero wowe umuri hafi nk'umugabo we, ugomba kumuha hafi, mugakora imibonano mpuzabitsina. Iyo mibonano mpuzabitsina niyo imugarurira icyizere, akumva ko nubwo yaba yahindanye uko nguko, nubwo yaba yajagara uko nguko, aba agikunzwe, kuko umugore kuba mwakorana imibonano aba yumva nyine ukimukunze. Ikindi bimugarurira icyizere, akumva nyine nta kindi kibazo gihari. Ikindi rero ukwiye kumenya ni impinduka zibaho ku mugore utwite. Turabizi ko inda y'ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 itandukanye n'inda y'amezi 8, amezi 7, amezi 6. Rero ahangaha niho tugiye kuvuga iby'amaposition, uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa. Umugore ufite inda y'ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 n'amezi 4 hafi aho,
akenshi nta mpinduka zigaragara ziba zabaye. Rero aho ngaho mwakora imibonano uko mubishatse kose, mupfa gukominika, ukaganira n'uwo mubyeyi ukamubwira, akakubwira uko yiyumva, niwe ukubwira uko ashaka ko mubikora, kuko niwe uba wiyumva, niwe ubabara, niwe byose biba bibaho. Rero niwe uyobora, akakubwira nshaka ko tubikora uku, nibyo bitambangamiye, nshaka ko tubikora uku, nibyo bitambangamiye. Hanyuma iyo amezi agenda yikuba, akagenda yiyongera, amezi 5, 6, inda yatangiye kugaragara yakuze, noneho aho ngaho nibwo mushobora gukora mukoresha izindi position, mugabo inyuma, umugore akajya hejuru n'ibindi. Izi position nizo zifasha umugore cyangwa umubyeyi kwiyumva neza, noneho bigakorwa bitanamubangamiye. Hanyuma ibindi nuko umubyeyi nawe ubwe agomba kumva umubiri we, akirinda gukora ibintu bishobora kumubangamira. Ntabwo ari uko ibyo bishobora kumubangamira hari izindi ngaruka bishobora kumugiraho, ahubwo nuko bishobora kumunaniza, bikaba byamutera ibibazo bitari ngombwa. Ni ryari rero umugore cyangwa umubyeyi atemerewe gukora imibonano mpuzabitsina? Icya mbere ni igihe umubyeyi yagize inda ya mbere yavuyemo. Inda ya mbere yavuyemo cyangwa warabyaye igihe kitaragera, wirinda gukora imibonano mpuzabitsina ku nda ikurikiyeho, kuko aho ngaho uba utazi neza impamvu iyo nda ya mbere yavuyemo, uba utazi neza impamvu wabyaye igihe kitaragera. Aha ngaha ibyo dushaka kuvuga ni uko hari ababyeyi bagera mu gihe batwite inkondo y'umura ikoroha. Iyo nkondo y'umura rero iyo yoroshye, mwakora imibonano mpuzabitsina bikaba byatuma yifungura, bigateza ikibazo. Ikindi ni igihe umugore afite ingobyi y'umwana iri imbere munsi mbese hafi y'inkondo y'umura. Mu busanzwe iriya ngobyi ibiri hejuru bita presentation enterofundique, ibiri hejuru ya nyababyeyi. Ari igihe mu bihe bimwe na bimwe hari igihe iyo ngobyi ibiri hasi. Yaba iri hasi rero akenshi uwo mubyeyi abimenya yagiye muri ecography, bakabimubwira, akamubwira ko ingobyi yawe iri hasi. Iyo muri ecography rero bakubwiye ko ingobyi yawe iri hasi, wirinda gukora imibonano kugeza uzabyara. Impamvu ubyirinda ni uko iyo mibonano ukoze, icyo gitsina cy'umugabo gishobora gukora kuri iyo ngobyi, kuko ibiri hasi, icyo gitsina cyakora bikaba byatuma uva cyane. Ikindi, igihe cyose uri kuva mu buryo budasobanutse kandi utwite, ukwiye kwirinda gukora imibonano, kuko iyo uyikoze ushobora gutuma inda ivamo. Ikindi ni igihe ufite ama-infection cyangwa umugabo azi ko afite ama-infection, yaba imitezi n'izindi infection zo mu myanya y'ibanga, mugwiye kwirinda gukora imibonano, akabanza akivuza, mukabanza mukivuza, mukabona gukora imibonano. Ikindi ni igihe utwite inda y'impanga kandi bikaba biri kubatera ibindi bibazo, angaha nabwo ukwiye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kugira iyo nda itavukira igihe kitaragera, kugira iyo nda itavamo n'ibindi. Ikindi nk'uko nabivuze mbere, ni igihe mufite ibyo bibazo nyine, mufite ibyo bibazo by'inda zavuyemo n'ibindi. Gusanga icyo dukwiye kumenya ni uko imibonano mpuzabitsina atari ya yindi yo kwinjizamo igitsina gusa. Mushobora gukora amakarese, mushobora gukorana ibindi bitari iyo mibonano mpuzabitsina, hanyuma mukegera muganga akabagira inama, akabakurikirana, cyane cyane iyo wasanze ufite ibyo ibibazo byose navuze ngaha, ingobyi iri hasi, uri kuva utazi impamvu uri kuva kandi utwite, uzi ko ufite inkondo y'umura ngufi, uzi ko ufite ama-infection, ukwiye kwegera muganga akagufasha, akagukurikirana kugeza igihe uzabyara kugira wirinde ibindi bibazo. Hanyuma n'iryari umuntu akora imibonano nyuma yo kubyara? Iyo umaze kubyara ubundi biba byemewe gukora imibonano nyuma y'ibyumweru 4 cyangwa 6, hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 2 nibwo muba mushobora gukora imibonano. Impamvu ari cyo gihe cyiza nuko muri icyo gihe nyababyeyi iba yamaze gusubira ku mwanya wayo, ibisebe byo muri nyababyeyi by'imbere biba byamaze gukira, nimba barakongereye biba byamaze gukira, n'imisemburo iba yamaze gusubira ku murongo,
gake, mbese aho ngaho ntacyo biba